nyuma rero icyo gitekerezo cy'abantu batatu kuki mwahisemo Killaman ngo bari guhagarara icyo gitekerezo byagenze bite? Impamvu burya ibikorwa by'umuntu birivugira nuko nabivuga mu kinyarwanda cyeruye. Niba twebwe twarabijemo aribwo tugitangira aribwo tukizana idea tutarajya no kuri kamera tugasanga umuvandimwe we already none wari muri team ikomeye, team ya Nyakisoko icyo gihe still nawe n'ubundi iracyakomeye ko ni team ihamye n'ubundi kiyoboye kuri comedy. Ubwo rero niba umuntu ari muri iyo team ikomeye gutyo ugomba kumuha respect uko hari byinshi ababarusha. Yego. Kuba wamubwira rero ngo hagararira iki kintu nkeka ko ari amahitamo meza. Ubwo bishatse kuvuga ko n'ubundi n'ubu ngubu mugifite mosheye mutari abakinnyi gusa muri abafatanya bikorwa cyane. Rero ejo bundi njya kumva nicare ahantu ko supervisor yasezeye, ngize amahirwe mpura na boss. Supervisor yasezeye byagenze bite? Nabuye na boss reka none se reka uri umushiya horo urumva atari nk'abari ni nka boss sibyo se? Okay, nacyo nagiye kumva numva ngo supervisor wanyu yasezeye byagenze bite? Ako supervisor arya sistonera Stone ubu yarasezeye ntago akiri muri Killaman Empire. Sure. Nanjye maze imyaka nta nubwo ari amezi siko nta makuru mafite. Reka ari kuzamuhamagara mubwira ati ndaje kuri terenje gukina. Reka iyo nkuru ntago ikivuga. Yes, reka tuongere tubasuze kandi tubayikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Mama wa Pampe TV show. Yumva kuri mikoro ni Marnet represent Rwandan culture. Kuri kamera za Mama wa Pampe uyu munsi ndi kumwe n'umusore umfunzemo boku kabisa. Meze neza? Namahoro. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Mama wa Pampe TV show. Murakoze cyane. Watangira utwibwira. So ni ngombwa mbibwirera. Oya buri umugabo arivuga nta mpamvu yo kuvuga umugabo mugenzi wanjye. Okay. Abantu benshi banze kuri Devu. Nicyo zina nkunda gukoresha cyane muri industry ya cinema. Yego. Ariko ubundi amazina ya nyayo ni David Umurungi. David Umurungi. Yeah. Icyamamare. Sibyo se? Yes, David Umurungi rero tuguhaye ikaze kuri Mama wa Pampe TV show. Navuga ko uyu munsi ngize umugisha wo kuganira nawe. Buragiye yongiye kuganira n'abantu bakuru ncisha bugufu ubundi ntagaruka nsanzwe. Uranamfatiranya ariko. Burihangana. Buriya ni umugisha ngirewe kuri no munsi wo kuganira namwe. Tudatinze rero reka twanzike twiganirire. David ni umukinnyi wa filime ndetse na comedy mu Rwanda. Navuga ko ari mu bamwe mu bakinnyi barenze muri uru Rwanda. David tubwire urugero rwawe rwa filime byatangiye gute? Ko mbona izuba rigiye se kandi nimba ivuga ko buri bwire bukanacya ntabwo kamera bayashizeho umuriro. We ntugire ikibazo uratunyuramo muri makeya uko bimeze ni samari uri budukorere. Ubundi wenda reka nangiye mvuge bigitangira hari ukuntu umuntu aba yiyumvamo impano. Yego. Ko akenshi ujya ukumva umuntu araguhamagaye ati niyumvamo impano yabura ari byo. Umuntu hari ukuntu aba yiyumvamo impano bitewe wenda n'ubuzima yakuriyemo cyangwa se n'ahantu aba yarakuriye n'abantu aba yarakuranye nabo. Urugero nkanjye ku ishuri twajyaga tugerageza gukora ubuntu bw'ubusketch kwa kundi habaye ibirori cyangwa se hari ukuntu habaga nk'umunsi wo kuririmba mu ishuri bakabitangira n'amanota. Yego. Twebwe rero ngewe n'abandi bana nka batatu twabaga tukunze kuba turi kumwe twakoraga akantu k'agasketch kameze nka scene ya filime. Yego. Tukagenda ari imbere mu gihe abandi barimo kuririmba twebwe tukagenda tugakora ku gasketch aricyo kintu abantu benshi bari batuziho kuri icyo kigo. Nkurana rero iyo confidence yo kumva ko waba umukinnyi wa filime, yo kumva ko naba umu actor wa filime. Muri 2020 I think nibwo twaganiriye nge na Killaman na Soloba tuganira ku buryo ki umuntu ashobora kuba muri icyo gihe hari harimo guhitinga
bishatse kuvuga ko wowe na Killaman na Soloba muri icyo gihe n'ubundi mwari musanzwe muziranye apari y'ubuzima butari bwa filime. Twari tuziranye. Kurumva kugira ngo abantu mujye gutekereza muvuge tugiye gukora umwuga runaka, umushinga runaka, nuko muba n'ubundi musanzwe muziranye munamenyeranye. Twari tuziranye n'ubundi na mbere y'ibi ngibi ariho rero muri uwo mwaka muri uwo mwaka nibwo twavuze tuti ese kuki tutakora akantu k'akagurupe natwe tukareba ko twatangira noneho bya bintu twakuze dukunda ko ntago twakuriye ahantu hamwe ariko naganiraga story nkumva story n'ubundi nakuriyemo zo gukora ubwo buntu bwo sketch ku ishuri nkumva n'ubundi na Soloba nibwo yakuriyemo nkumva nibwo buzima Killaman yakuriyemo duhuje ibitekerezo cyane ko muri icyo gihe Killaman we yari asanzwe akorana na Nyakisa ariko biteruye kwa kundi umuntu aza akamuhereza role sena akanyuramo ari umufigire sinzi niba ari uko bari twabyita muri iyo sansi ariko yari atarajya muri timu neza ngo afatishe niho rero twaravuze tuti noneho tugize amahirwe kubera ko tubonye noneho umuntu birimo neza biratworohera kuba twapushinga tujya imbere nicyo gihe twakoze groupe hazamo abana benshi tutangira kujya duhugurana kuri acting. Reka tugaruke kuri iyo groupe yo gatoya uburyo yashinzwe. Ese ninde muri mwe uko mwari batatu wagize icyo gitekerezo cyo gukora iyo groupe? Cyari igitekerezo cy'abantu batatu. Kuko urumva niba mutangiye wenda muri groupe members like mutangiye wenda muri kuganira muri batatu igitekerezo ntago wavuga ngo cyazanywe n'uyu cyangwa cyazanywe n'uyu as long as mwese mwicaye kitarajya mu bikorwa mukakiganira mukavuga ati noneho tugikore ubwo nyine aba ari igitekerezo cy'abantu batatu. Cyo cyari igitekerezo cy'abantu batatu. Nyuma rero icyo gitekerezo cy'abantu batatu kuki mwahisemo Killaman ngo bari guhagararira icyo gitekerezo byagenze bite? Impamvu burya ibikorwa by'umuntu birivugira nuko nabivuga mu kinyarwanda cyeruye niba twebwe twarabijemo aribwo tugitangira aribwo tukizana idea tutarajya no kuri kamera tugasanga umuvandimwe we already none wari muri team ikomeye team ya Nyakisoko icyo gihe still nawe n'ubundi iracyakomeye ko ni team ihamye n'ubundi kiyoboye kuri comedy. Ubwo rero niba umuntu ari muri iyo team ikomeye gutyo ugomba kumuha respect kuko hari byinshi ababarusha. Kuba wamubwira ngo uhagararire iki kintu nkeka ko ari amahitamo meza. Ubwo bishatse kuvuga ko n'ubundi n'ubu ngubu mu gifite mosheya mutari abakinnyi gusa muri abafatanya bikorwa cyane. Ako kumvikanye. Ubwo rero icyo gitekerezo kirabaye muravuga ati Killaman wowe gihagararire bitewe na experience ufite muzanamo abandi bantu dukomeze. Twazanyemo abandi bantu cyane ko ntago twatangiye turi team ingana kuriya. Twatangiye turi bakeya gusa uko n'ubundi umuntu ukurikirana movement zacu abona ko bwije nuko bukeye hiyongeramo abantu kuko nk'abariya banyagahene ba Mukarujanga n'abandi bajemo muri I think mu kwezi kwashize mu kundi rero nako bashobora kuzazamo abandi ugasanga noneho team yabaye ikintu gikomeye cyane kinini cyane binagaragara ko ndakeka ntashidikanya ko team ya Killaman ariyo ifite abantu benshi mu Rwanda. Wenda sindakora ubushakashatsi ngo ndebe mu yandi matimu ngo yabihagaze gute ariko ndakeka nini maze kuba team nini nubwo itaba ni ya mbere ariko ni team nayo yaba muri imwe muri team ngari mu Rwanda ndetse ifatiye runini aba actors n'aba actrices mu Rwanda. Nuko rero mutangiye gukina muri groupe byaje kuzamuka gute? Niki cyatumye muba abantu bari hejuru kuri urwego tubabona haka kanya? Sinavuga ko wenda bari ubuhanga kubera ko hari abo twasanze nabo bari abahanga still n'ubu nabahanga ariko wenda hari igihe ibintu byaragiye gutya byaragiye down. Sukoro navuga ngo twe turi abahanga twaba tumaze igihe kingana gutya tumeze nkaho turi on top. Ahubwo buriya gushyira hamwe urumva gushyira hamwe kubahana ndetse no gusenga cyane. Nge nizera ko ibintu byose burya mu gusenga bishoboka kuko iyo nta gusenga kurimo ni handi hazamo umwiryane kandi iyo umwiryane waje muri team yaba irimo amafaranga yarabaye successful yaba iri mu nzira yo gushaka ayo mafaranga biba byamaze gupfa already. Nuko ubu tuvugana uri umwe mu ba character bagira seni
zihora ari iz'agahinda niko navuga, zihora ari iz'agahinda. Ejo bundi wagize ibyago, watandukanye n'umukobwa, byagenze gutya na gutya, ziriya sene ho zifata gute? bo ziriya sene ngenda zikunda ku ruhande rwanjye. Ubuzima muzikunda se cyane ko buriya umudirector niwe uguha icyo ukina, niwe ukurema, sibyo? Director wanjye rero ni Killaman. Yego. Ubwo muri izo sene z'agahinda niho yandemyemo, niyo character yanjye yaremye cyane, niyo character yandemyemo cyane. Kandi iyo uremye uri umudirector ukaremamo umuntu character ukabona nawe yayifirinze, byanze bikunze nawe uravuga uhita ukomeza gutyo nyine, ukomeza muri iyo movement. Okay, bihuza n'ubuzima bwawe. Ese ntabwo kuriya tubona muri filime utandukana n'abakobwa biba kubabaza bigenda gutya na gutya, no mu buzima ntago ariko byaba bimeze buriya? Oya, kuko uburyo byagitinga nyine bigaragara nk'aho ari ibyo ubuzima waciyemo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigaragaza nk'aho ari ubuzima naciyemo, ahubwo buriya iyo wakitinze ikintu umuntu akabona ko ari icyanya cyo wakitinze neza. Ngiye icyo nkora mbyakitinga neza, ariko si ukuvuga ngo ibyo nyine hari aho bihuriye n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi ni mubi cyane. Oya, wishaka gukanga abantu. Oya, ni ukuvuga ngo yego, iyo wabikoze kuriya umuntu akabona byabaye ibyanyabyo, niba ari ukugiriza umuntu yagiragiza agahinda, nicyo twebwe dukora aba actors, dukina n'amarangamutima y'abantu. Iyo ubashije kwereka umuntu ko ibyo arimo kureba ari ibyanyabyo, biba ari sawa cyane. Kandi ikindi kintu, iyo urimo kwakitinga byanze bikunze uba urimo kwakitinga ubuzima bw'umuntu utazi ahantu runaka, sibyo? Niyo mpamvu rero iyo wagize amahirwe iyo sene ukayijyamo neza, iyo umuntu usanzwe urimo kureba for fun kugira ngo yishimishe, we arimo arareba ibintu urimo urakora akavuga uti wow, uyu muntu koko ndabona yabaye ibyanyabyo, none uhita wibaza wa muntu urimo urakinira ubuzima warimo arabibona gute ubundi. Niho nyine sinema ibera sinema. Niyo mpamvu muri sinema turigisha, sibyo? Gusa niyo bikoze nawe ushiduka urimo kwangiza abantu, ariyo mpamvu abantu bagomba no kwitondera amascript yabo cyane. Harakana urukomojeho ati Devu mu buzima busanzwe no umuntu mubi cyane. Dutandukanyiriza Devu wa filime na Devu mu buzima busanzwe, abo bantu babiri batandukanye bate? Mbere na mbere Devu wo muri filime abantu benshi bamuziho ni umunyagahinda nk'uko wabivuze. Yego. Ni umusore nta kintu ajya akora ngo gicemo, urumva ibintu byose bihora bimuca mu myanya y'intoki. Yego. Niyo mpamvu naboraga nari mfite agasoro kavuga ngo kuki ari njye uhura n'ibibazo njyenyine. Mana, kuki ari njye uhura n'ibibazo njyenyine? Uriya rero uriya mu Devu uhura n'ibibazo ntago ari we wo mu buzima busanzwe. Yanjye ndasenga. Yego. Kandi iyo usenga burya Imana ntabwo yatuma uhura n'ibibazo nka biriya. Biraza ariko bikanarangira, Imana igashyiramo imiyaga, ubuzima bugakomeza bisanzwe. Niho rero uwo mu Devu wo muri filime atandukaniye na Devu wo mu buzima busanzwe. Yego, tugikomeza mu buzima busanzwe. Umara, ese nawe uri hano? Aho da. Ariko noneho meze neza. Devu uracamuse, ndakubona abantu. Baguha agatebe twicarane bana. Doni zana ko gatebe turebe uburyo twakegerana. Hano arahicara nubwo mbona yabaye yabyibushye. Yarabyibushye. Se we waragiye urabura burundu no muri shoot ntukiboneka. Shyiramo twaza kwisunika kugira ibintu bigende fresh. Ntumfate sigaye ntinya kamera. Dore rero ngeze hano abavandimwe batabantu, urumva udasebye akabari kacu utadusebye, urumva se? Ngeze hano abavandimwe batabambwira bati hari ibintu abanyarwanda bakeneye kukumenyaho, nawe ndavuga nti ndinde wo kubyanga. Yego, reka n'ubundi mu gihe ategereje agatebe tuba tukiganira kuri yanjye ngo twari turi ko nkurikira filime kwa Killaman nkaba nakubona wowe bikubona na mahoro naha wakwepeye. Sigende umunyamakuru. Nibyo yararimo arambwira ngo yakwepeye hano. Sigende umunyamakuru akuranyanga. Reba intebe warunzaniye, hari intebe nziza gutya. Meze neza ariko abantu fresh nari. Turacyaganira nawe ndaje mpite nguta mu kiganiro. Siwe wizanye. Siwe wizanye. Urumva? Twikomereze Devu, nawe ndaje mbe tube tuganiraho gakeya. Nandimo tugereranya Devu twari tubisoje. Yego. None rero Devu, nyuma y'ubuzima bwa filime nizo zigutunze gusa cyangwa ufite ikindi kintu ukora kikwinjiriza
gisapotinga za filime kugira ngo ubuzima bukomeze? bo ibyo umuntu aba akora byo ntago byabura kuko ntago wakora akazi kamwe ukagutunge kuri iki gihe nanjye kuvuga ngo muri iki gihugu ariko nzi ko n'abari hanze tuvugana bambwira ko bidashoboka nyine kuri iyi si niko bimera ubushakisha hirya no hino ariko n'ubundi na sinema n'akazi kanahagije uretse ko utakwicara ngo wirare kuko uzi ko anytime ibintu bishobora guhinduka niyo mpamvu ubushakisha hirya no hino njye nandika film ndazidirectinga ndi kwa Killaman nk'umu actor ndetse rimwe na rimwe njyana namufasha nk'aba assistant wiwe muri directing urumva rero n'ubundi nako nakazi ka buri munsi kakomeye cyane ndetse katapfa no kwemerera ko wakora ikindi kintu na kibazo katapfa no kwemerera ko ukora ikindi kintu kuko like tumara icyumweru cyose iminsi 7 irashira turimo ubyuka ugenda sinzi niba utakoze kwa Killaman wagiye mu zindi projet n'ubundi zacu ko tumaze kwaguka n'ubundi bikorwa bimaze kuba byinshi n'ubundi ushiduka icyumweru cyashize nta wundi munsi ubonye wo gukora ibindi bintu. Ufite fame nini kandi iri no hejuru cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ese ubasha kubibarasinga ute? Wongereho ko ari umwe mu bantu biri respectinga muri iyi sinema nyarwanda. Ubasha kubarasinga ute ya fame yawe ufite imyaka ufite ibyo bintu bijyanisha gute kuko hari abantu baba bafite fame nk'iyo ufite urabona uri umusore umeze fresh ufunzemo boku tukobwa tukajya duhita dukurikiza na ya fame tugereranyiriza ibyo bintu barasinga gute? Bo mbere na mbere ni nkuko natangiye mbivuga ibintu byose burya iyo birimo gusenga Imana niyo kuyobora uburyo bigendamo ko twebwe turi abantu sibyo ntago nakubwira wenda ngo abo ngabo bagira agafemu gatoya bagata bakarisha cyangwa se kumva yo kora ko kujya kurya abo bana cyangwa se gukora ibindi bintu bitanyuze mu mucyo abari marakoresha mind yiwe cyangwa se ubwenge karemano bwiwe ariko iyo usenga Imana yaragutije ubwenge bwo kuyobora ubuzima bwawe umenya ko fame nta hantu ihuriye n'ubuzima bwa buri munsi. Fame irashira. Yego. Icyambere cyo ugomba kumenya ko mbere na mbere nyine ikintu gikutera confidence kikanatuma ukora ibintu bitari ibyanyabyo ni hahandi uvuga uti ngewe ukikomanga mu gatuza. Ako iyo usenga ubuzi ko Imana yonyine ari iri hejuru. Ya byose. Cyanshimishije kikanantangaza. Kubona umuntu nkawe nyine umuntu ufite fame ingana kuriya umuntu tuzi muri filime akuma televiziyo hose acaho kumva ngo iyo umuntu asenga kumva nyine ibintu byo gusenga bishyize imbere man biba ari ibintu by'agaciro kabisa ni gakeya uzumva umuntu nk'umusore nk'uyu nguyu yakwemerera agasenga ni inshuro nkeya kabisa akoreka mwunganire buri muntu wese arivukira tawinjira mu mwandiko nawe umuntu arivukira bro umuntu arivukira kandi ikindi kintu navuga uko umuntu agaragara physically urumva ntabwo bitandukanye n'uwo ari we mindani urumva bitandukanye n'uwo ari we mindani kandi ikindi akazi k'umuntu akora gatandukanye nuko wewe watekereza ushobora kumubona kuri kamera gutya bamuteguriye script yo nyine afite uburyo ari bwitwaremo urumva role nyine bamuhaye wenda ari kwactinga nk'umuntu w'umunyabyaha ariko bitandukanye nawe w'indani ari kwactinga nk'umunyabyaha ariko ni umukristo mu buzima busanzwe sinzi niba biri kumvikana ntamusubiza ijambo yari yinjiye yihaye ijambo ariko n'ubundi reka mpite mu ijambo ngo haye ikaze ndakwakira kuri mama wa Pampe TV show na sansa ndagushimiye cyane amahoro masa kabisa ko tumaze imezi twarakubuze usigaye ubaye mumbarize noneho mumbarize nagusubiza naye ndumviraho yego neje Devu nuko tugwiriyemo hano ariko twarakubuze mbere na mbere reka nangire nibwira abanyarwanda n'abafana ba mama wa Pampe TV show nitwa Munezero Shadrack nyina kwa Killaman nitwa Bumara Gangster Bumara muri Mayati nyina nitwa Ardo muri Big Mind nyina nitwa Bumara ndi truck driver byo murabizi mu kinyarwanda ndi umushoferi w'amakamyo
hari abantu batabasha kumva icyongereza. Nanjye ndimo warungurishije wala Murezi umeze neza ariko ndashima Imana kabisa. Yewe we iminsi myinshi nyagasani kabisa. Ko tutakikubona se muri filime za Killaman byagenze bite? Nta kindi cyabaye usibye imbogamizi z'akazi nyine ako ngako ko gutwara amakamyo kabaye kenshi. Bituma nyine mbura umwanya wo kuza kuri tere. Naho ubundi ndacyari muri timu kwa dadi sinzanavayo. Ako nizere ko wagarutse. Shavuga ngandi garagaza. Kwa kane uragaruka. Kwa kane. Ase bazatangira za despire ryari. Hagataho ngaho igihe byanze bikunze igihe iki kiganiro kizaba cyasohotse. Ndabizi ko despire izabiri hanze. Wallahi kubera ko kuwa kane turakora izindi scene zaburaga kugira ngo Killaman Dadi atangira yisohore. Yego abantu rero n'ubundi bashonze bakora ibishoboka ndebe ko nzabamari kabisa. Okay. Reka dukomeze rero. Usanze Devu ndimo ngenda mubazo utuntu kutubazo tudakomeye dukeya tworoheje. Reka nongere mugarukeho. Devu meze neza. Yambwiye ngo abanyarwanda bamutumye. Ibi nibyo bamutumye bongeye baragutuma. Nibyo bantumye. Abanyarwanda rero bongeye barantuma bati. Wikwihuta kunyaka ijambo. Kagira utuntu nka dutatu mvuga. Urumva festival ndashimira okay festival ndashimira timu Killaman. Ndashimira timu Killaman by'umwihariko nkashimira Dadi Killaman. Ewana yarimye ikintu gikomeye mu bakinnyi biwe. Bose kabisa biyumvanamo nk'amaraso amwe. Ikintu cya mbere. For example ngubu kuba nsimbukiye ahangaha Devu yambwiye ati ndahangaha ari akaganiro ndi gukora hansanga nsuhuza nanjye twari tunakumburanye ari yaciye iminsi ndavuga reka nze musuhuze tu tayari. Hanyuma icyo nashaka gusorezaho ndashimira buri umwe wese ukomeje kudushyigikira kuri YouTube channel Mama wa Papa TV show. Harya abantu barabizi ko ari we mu boss mukuru. Oya ntago ndi umuboss ntago ndi umuterankunga ntago ndi umuboss ngewe umuntu wese mufata nk'umuvandimwe wanjye. Wera iki mufata nk'umuvandimwe wanjye burya nkufashe nk'inshuti yanjye bro ubucuti burarangira ariko umuvandimwe wawe ari umuvandimwe wawe amaraso umuvandimwe wawe ari umuvandimwe wawe. So rero iyi ntabwo ari ngewe boss wa YouTube channel. Ndi umwe mu bagize iyi YouTube channel ariko akaba ari ngewe umusupporter wayo. Supporter mukuru. So rero ndashimira abafana kabisa mukomeje kutugaragariza urukundo appreciate kabisa ni ku mutima natwe tuzabaha ibirenze yaba icyo muzadusaba muri comment muze kubishyiramo nicyo tuzabaha kabisa. Icyo tuzabaha nyazanga nikomereza gusa ijambo rimwe nasorezaho dushaka inshuti kuruta uko dushaka ibintu kuko ibintu birashira abantu tugasigarana bro. Rero unyihanganire kubona komeje kuguca mu ijambo. Reka ndashaka kuramba hano. Yego reka twigarukiye kuri David. Okay. Devu umeze neza? Neza cyane. Abanyarwanda rero tukivuga ibintu bantumye. David nk'umuntu hari akantu twavumbuye we ntago ruhari. Namaze kumenya ko David buriya ari umwe mu bashareholder ba Killaman Empire. Warubize? Ntago rubize. Ntago. Numwe mu bashareholder bakomeye rero ejo bundi njya kumva nicare ahantu ko supervisor yasezeye. Ngize amahirwe mpura na boss. Supervisor yasezeye byagenze bite? Nabuye na boss reka. None se reka. Uri umushareholder urumva atari nk'abari ni nka boss. Sibyo se? Okay nacyo. Nagiye kumva numva ngo supervisor wanyu yasezeye. Byagenze bite? Ako supervisor arya sistonera? Stone ubu yarasezeye ntago akiri muri Killaman Empire. Sure. Nanjye maze imyaka nta nubwo ari amezi. Siko nta makuru mafite. Reka ari kuzamuhamagara mubwira ati ndaje kuri terenje gukina. Reka iyo nkuru ntago ikivuga. Reka dusobanure byagenze bite. Reka
tujye dusobanura ibintu nyine uko biri. Ubu supervisor muri yari afite muri Killaman Empire yego n'ubundi nakazi kandi mu kazi haramo ibintu byinshi sibyo. Hari igihe kigera wenda nk'urugero ukaba ubona ko nk'inshingano wenda wahawe zirimo zirakurusha imbaraga. Noneho wenda wowe ukavuga uteho kugira ngo wenda kugira ngo nzashwane n'abantu reka njye nyamanike. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri sibyo, uburyo bwa kabiri yego hari ubundi buryo ushobora kubona inshingano wenda wahawe, like ushobora kumpa akazi nkawe wenda ukambwira uti jya wicara imbere ya kamera gutya. Ngiye nkaba mbona wenda kwicara imbere ya kamera ni ibintu byoroshye nyine, ariko izuba ryankubita ndi wenda wampaye akazi gutya akazuba kashize mu kanya gato ejo nazaza nkasanga izuba ryankubita ngatekereza nako se ubundi ubu aya mafaranga ndi yampa twumvikanye ahwanye n'aka kazi koko. Wewe ugahita uvuga uti okerekanye ugatangira kubitekerezo ugatugenda ukavuga uti none se nta kuntu aya mafaranga yakwiyongera. Boss we yareba akavuga ati ntago wambwira wenda ngo nongera amafaranga none aha nta n'igihe kirashira nyine nta na resulta ziragaragara nawe arajanisha akareba business barimo ibiri kwinjira n'ibyo ari gusohora, akareba koko niba kwiriye kongeza abakozi biwe. Ntabwo twajya ku ruhande rumwe cyase ngo tujye ku rundi, ahubwo buriya njya nkunda kwivugira ngo imitima yacu nibiza ukuri. Buriya Stone afite ukuri kwiwe n'umukoresha we afite ukuri kwiwe, niyo mpamvu tutanakwiriye kubyivangamo ibyo ngibyo. Uretse gatoya uyu mugabo ari nete rero imitego y'abanyamakuru ndayizi ntacyo nigeze nsigarara icara bawicaye naribi. Urumva Marine ngusobanuriye uburyo bubiri sibyo. Umuntu okay njye sinkora nubwo wenda naba mfite icyo nshinzwe muri Killaman Empire, ariko ntabwo inshingano za Stone ntago nta hantu zahuriraga n'izanjye ku buryo namenya ngo byagenze gutya ngo se yaseze gute, kubera ko nta nubwo ndicira ngo nganire nawe mubaze nti kubera iki wanditse gutya, ko ntago ndabona umwanya wo kwicarana nawe. Njye rero ibyo mbivuze nkanjye ubwanjye uburyo nshobora kubyumva nk'umuntu wo hanze sibyo. Kuba yaravuyemo ntago yigeze yirukanwa, icyo nicyo cyari kuba ari kibi. Ntago yigeze yirukanwa, yaraseze. Gusezera ni iki? Gusezera no gusezera ku nshingano, bitavuze ko ejo cyangwa ejo bundi utamubona muri video za Killaman. Kubera ko yasezeye ku supervisor ntago yigeze asezera muri group avuge ngo ndagiye, cyangwa se kwa kunda abantu bashwana ukavuga uti uriya yagiye ntago azongera kugaruka. No, ejo dufite script Stone akenewemo cyane ko afite character nziza. Hari umuntu ufite character ku buryo utapfa kuyibona mu wundi muntu. Umunsi rero Killaman n'umuntu azandika script ndabizi ko azamuhamagara Stone azakine bisanzwe. Kandi uretse wenda mwebwe agerageza kubibwira nk'abanyamakuru cyangwa se nk'abantu baganira hanze, nta n'uwari ubizi ko Stone ari supervisor muri Killaman Empire. Bamubonaga wenda nk'umukino. Siko byari bimeze. Hari press hari n'uzari itangazamakuru ryigeze riza ngo ribivugeho ngo Stone yahawe akazi muri Killaman Empire nka supervisor. Abanyarwanda rero basobanukiwe kuko hari ukuntu wenda wumva umuntu ngo yasezeye ugatumva ngo yirukanye cyangwa se bamwirukanye cyangwa se byagenze bite. Ntabwo ushwana kwigeze kubaho, n'ubundi ndabizi ko aracyari umuvandimwe. Anytime n'ubundi azasohoka muri zira video nk'izisanzwe. Wenda kuba yarasezeye ku nshingano ni bisanzwe, ntabwo bibamukuye muri group. Yego twigarukire rero no kubindi. Dore kera mugitangira amafilime rero kubona umukobwa wo gukoresha muri filime byabaga bigoye, cyabaga ari ikibazo, ahandi mwacyagaho n'amafaranga menshi cyane. Ariko ubu aho bamaze kubona ko bino bintu bibyara umugati ntago ariko bimeze. Abakobwa babaye benshi kurenza abahungu. Yego bikaba binavugwa ko muri no minsi bitewe n'abakobwa benshi bari muri Killaman Empire kimaze kuba ikibazo. Babona ikipe y'umupira w'amaguru se cyangwa na basket n'andi marushanwa yose haba hagomba kugira ababanza mu kibuga bahoraho akagira n'abasimbura. Cyabaye ikibazo rero kuri abantu babanza mu kibuga b'abakobwa. Wenda ugize neza kumbwira ngo b'abakobwa. Yego sinjya ngirana ibiganiro bigiye kure na timu y'abakobwa cyane sibyo. Wenda ngo ngende mbe naganira n'umwe muri bo mubaze ngo bimeze bite ngibyo ndeba, kubera ko njya mpabwa inshingano zo kudirectinga. Ibyo ndeba ni script mfite. Kubera ko niba hari ikintu kijya kibaho muri Killaman Empire, nubwo Killaman yaba adahari, umuntu wese asigira inshingano, yaba ari njyewe, yaba ari Soloba,
yaba ari undi muntu aramubwira ati ibyo ukora byose na script naguhaye make sure ko utari nta mukinnyi waje hano kuri terura ubutahe adakinnye. Icyo kintu tukitaho Marinette, nawe urabizi urahaza wari waza kuri terura ugataha udakinnye. Oya je ntago ari byo nashatse kuvuga, ariko kuvuga kintu hari abantu competition yo ibaho ahantu hari umuntu urenze umwe, competition ibaho. Kandi none ikindi hari ukuntu umva ko ari competition kandi wenda umuntu ageze kuri ntuza ko ageze mu gihe cye, umuntu wese agira igihe cye. Hari igihe bakora content nese nkakangura urugero, hari igihe Killaman akora content, hari igihe Killaman akora content sinisangemo whereby nshobora kuza kuri tere ngataha nakinnye kandi nkumva nta kibazo, kubera ko nanjye ndi umudirector ni n'umwanditsi, ndabizi yuko hari role wampa ukanyangiriza izina no kugira ngo urizamure. Niyo mpamvu rero ntashobora kurakara ngo ntiwankinishije. Hari content uvuga uti iyi content ijyanye n'uyu muntu bitewe na casting wamukoresha cyangwa se n'uburyo uzi asanzwe acting. Uwo muntu niba umuhaye role, iyo role ayifitingamo, iyo wenda iyo seri gukinamo izagira episode 20, bivuze ngo izo episode 20 zazikina paka zirangiye. Wa undi wasigaye wenda utarisanze muri iyo seri ashobora kugira wenda nk'akantu k'ishyari. Ishyari nyine ni kimwe mu bigize intuza karakteri za kimuntu. Ntabwo byo wabitinda ko ngo byafashe ingiri ntera ibintu bisigaye biturika. Dore ukuntu ibintu bigenda. Igihe umuntu ushaka kugomba kuba dore mwese gato turasoje n'ubundi muri Killaman Empire. Iyo tumaze kubona ko ikibazo cyabyimbye nyine duhita dutegura inama. Nta nama n'imwe twari twakora ngo tuhave ikibazo cyari gihari kitabonye igisubizo, sibyo? Kuko hari abantu byanze bikunze abagomba kuboneka n'ibisubizo, ko tuba dufite twese mind umwazana ideas ziwe n'undi akazanize tukabivana mu nzira. Ubwo rero mu gihe cyose tutarabona ko icyo kibazo cyabaye kinini, niyo mpamvu tutaragikorera inama. Ubwo wenda biri hanze ariko twebwe ntabyo tubona muri groupe, kubera ko abantu baranavuga regare kandi ibyo bavuga byose ntago bari ko kuri. Abanyarwanda igisubizo bacyumvise bari bantumye. Bari bantumye. Yego. Nizere ko tubahaye ubusobanuro bwumvikana. Ibintu byo mu kwa Killaman bisobanuye neza nk'uburyo nanjye nashakaga kubyumva. Reka twigendere rero. Tugaruka kuri babantu basezeye. Uko aba legend bakora. Niko bakora. Tugaruka kwa Killaman, kwa Killaman twahavuye. Twagiye ku muturanyi. Alfonsina ni umukinnyi wo kwa Killaman, ariko yasezeye mu muturanyi. Ndetse na Beni. Wo bibona gute iyo fasha umukinnyi uri principal ndetse no mu director bakagendera rimwe? Okay. Abari igihombo kuri producer first of all. Sibyo? Abari igihombo gikomeye cyane. Abari n'igihombo kuri babantu bakunze film. Kubera ko muri film umuntu wese w'umwanditsi arabyumva ko buri karakteri yose bifite ikintu imaze muri story yawe. Kubera ko hari nk'ukuntu ngemba ndi mu nkuru yawe ndumwe, ariko mfite izindi nkuru zinshamikiyeho nka 15 bitewe n'inkuru yawe ukuntu wayanditse. Bivuze rero ngo nkanjye wenda Devu yo mvuye muri iyo projet nkavuga ndasezeye, niba narakinaga uyu ngo ari muri umuna wanje, bizajya kugora umwanditsi kugira ngo ajye kumuhindurira nyine yongera atanisha inkuru, kubera ko inkuru ye yaratashiti kuyanjye. Urumva rero ni igihombo kiba gikomeye cyane muri kuri iyo projet y'uhombye umuntu mumaze gukorana ama episode angana kuriya. Ariko sindi bwinjiremo kubera ko ntago mba mu muturanyi, nta nubwo boss wabona nubwo duciringa bigiye kure ngo mbe naraganiriye nawe mubaze ngo byagenze bite. So nge nabyumvishe nkuko n'abandi babyumva hanze, ariko wenda mbisanisha n'ubuzima bwanjye kubera ko nanjye ndi umwe muri bo, ndi mu nzira nk'izabo, mpita mbisanisha mu buryo bwanjye nkumva ko byanze bikunze ikiba cyarabayeho n'ubwumvikane buke, which is not good. Burya niba uri kumwe n'abantu mugomba kusigasira ibyo mwubatse, kubera ko iyo umuntu avuze ngo byanze bikunze iyo nkoze wenda filime ngiye ubwanjye nka Devu nkazanamo Bumara ngo aze dukorane, nuko mba nabonye ko Bumara izo mbaraga zifite zo kumfasha. Iyo mubuze rero byanze bikunze mba mpombye. Bivuze ngo guhera kuri producer ukagera ku mukinnyi yewe n'umwanditsi n'abandi bagize iyo projet, iyo umwe avuyemo ni icyuho gikomeye cyane. Sinavuga ngo abari shiga ry'inyuma ngo aratuma ngo projet igwa, ariko byanze bikunze itakariti. Ariyo mpamvu rero ngewe nk'inama nagira n'abandi bantu turi mu mwuga umwe, tujye tugerageza kuba honest ku bantu turi kumwe, kugira ngo niba habonetse n'ikibazo, ko nkeka ko ibibazo byinshi bipfira mu kutaganira ngo twumvikane. Kwazi nongazi wampaye umwanya njye nawe tukaganira,
nkeka ko nta kintu cyapfa kugorana kuko iyi sinema yacu ntabwo irimo amamiliyari ku buryo yananira abantu gusharinga nta nubwo irimo ubukene ku buryo yasonzesha abantu ngo bagiye gusabiriza cyangwa se bayivemo no ahubwo twebwe tuba twabuze management ku managinga ikintu dufite ngo tukibyaza umusaruro uko bikwiye. Yego Devu akaba tugira inama. Devu ukigira inama abantu ubu hari umwana uri kureba ikiganiro urumva uri kureba ikiganiro ariko afite n'impano yahoze ahanacisha impano ye umwana bamufasha iki? Uwo mwana rero asenga cyane bizaza senga cyane mwana senga cyane uzima muvuze gutyo se wenda ntihagire ubyumva nabi mbere na mbere abantu bafite impano byo ni benshi kimwe nuko hari numva ko afite impano ko benshi bitubaho cyane hari igihe umuntu akwandikira guteje umutwe ndambabarira unjyana ariko wamugeza kuri kamera ubwo akiyirukana sibyo ntabwo rero sinzi icyo twakwita impano gusa akenshi abantu ahari abanyarwanda ntabwo tujya tukunda kubyitaho ariko sinema baranayiga burya cyane sinema bayigira mu ishuri ukayiga ndetse ugahabwa na certificate yayo ariko wenda kubera mikoro n'iki hari igihe umuntu akubwira ati impano kuko wamushyira kuri kamera bigata bikunda ariko ntago bihira buri muntu wese niyo mpamvu rero mugiriye inama ngo asenge nkuko natwe tuba asenga ariko anakore nasenge ngo yicare gusa wabyumvise mwana asenga unakore bizaza Devu dusoza uri urubyiruko ndi urubyiruko nawe uyu bumara mwicaranye aracyari mu rubyiruko umusenzi ko yuvuga bishidikanye ufite amakuru wacyane araza baretse nyuma ya kamera muransobanurira ndavuga mufite amakuru menshi yo ku mpande uretse gatoya murabizi urubyiruko rw'iyi minsi ibintu turi kwisanga dukora ni ibintu bidahesheje Imana icyubahiro bidahesheje ndetse n'umuryango nyarwanda icyubahiro societe turi kuyangiza biciye mu biyobyabwenge ubusambanyi ubutinganyi ibintu nk'ibyo ngibyo tugira inama kuri ibyo bintu. Okay wenda ubundi ubu ni iyihe nama wagira abantu kubera ko umuntu ubikora nawe arabizi ko atari byiza mbere na mbere ingaruka ziba yaba mu biyobyabwenge cyangwa se none ubutinganyi bwo sinde buvugeho iyo ni iyindi sayidi rwose hari ibintu ntajya nivangamo wenda ku kijyanye no kwiyangiza k'urubyiruko k'ubu ngubu barabizi nabo ko iraha ry'aka kanya rishobora kukwangiriza ubuzima iraha ry'aka kanya rishobora kukwangiriza future yawe akantu ko kwishimira kumva wenda uri swingi ngo washyizemo ibiyobyabwenge cyangwa se kumva ngo urishimye mu masegonda ngaye kubera ko waryamanye n'umuntu ibyo bintu iyo utekereza ko future yawe irimo irangirika cyangwa se ushobora kuyangiza kubera kwishimira akantu k'amasegonda ngaye cyangwa k'iminota ingahe nawe uba ubizi ko urimo kwiyangiza nta namaro nababwira igiye kure kubera ko na leta yaba ku maradiyo yabahe barabivuga ntago njye uri kuri kamera ari njye bari bwumvire ndabizi ariko niba unabikora umenye neza ko urimo kwiyangiza kandi uzicuze man ubundi hari ibyaha bijya biba bigapfukiranwa ariko hari n'ibyaha ukora ubizi neza ko imbere bizakugaruka rwanze kundekura reka dusoze reka nivugira ati niba nabikora yibuke ko sidikiriwe yibuke protection Devu reka nawe tuhita tugushimira rero wakoze kwitabira ubutumire bwacu mwakoze cyane nawe ikiganiro cyacaga kuri mama wa Pampe TV show ngiye mvuga kuri mikoro ni Marinet represent Rwanda ni culture turabakunda cyane appreciate